Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Hari hashize igihe kinini tudahura, tutavugana, tutaganira, ariko nshimye Imana nyiribihe itabura uko ibigenza, yabanye nanjye kandinda namwe kabarinda, tukaba turi amahoro. Zina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndagarutse ngo tuganire ku magambo y'Imana, Imana yasize muri jyewe muri kino gitondo. Imana y'amahoro ibaha umugisha, muze tubane muri uyu mwanya, mwuka w'Imana bane natwe kandi adushyigikire. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku magambo yanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 n'umurongo waho wa 22. Haravuga kwiyambura umuntu wa kera cyangwa kwiyambura kamere tukambara umuntu mushyashya. Mu nkundire dusome ayo magambo, ariko mureke duhere ku murongo wa 17. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 duhere ku murongo wa 17. Ndasoma ndangiza icyo gice, nubwo umurongo turimo tuvuga hari wa 22, ni ukugira ngo mwumve neza umuntu wa kera, umuntu wa kamere, ibimuranga ibyo ari byo. Handitswe ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose, bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera. Uwo ni wa murongo turi kuvugaho, uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda Mwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Bakundwa bene data, turimo turavuga kwiyambura umuntu wa kera, kwiyambura kamere igaragazwa n'ibi ngibi byose tumaze gusoma muri kino gitabo, muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Imana irashaka ko tubyiyambura.
yari arimo yandikira abaefeso ababwira ibyo bakwiye kwiyambura, ababwira uko bakwiriye kwitwara. Hariya kuri 20 ahageze yari amaze kuvuga biriya byose, ariko bo arababwira ngo mwebwe ntabwo mwize Kristo mutyo. Yesu rero hari icyo adushakaho. Yesu Kristo arashaka ko twiyambura umuntu wa kera, arashaka ko twiyambura imirimo ya kamere. Dusomye ibintu byinshi ahangaha, ariko Pawulo yigeze yandikira nanone abagalatiya ababwira imirimo ya kamere bakwiye kwambura n'imbuto z'umwuka bakwiye kwiyambika, cyangwa imirimo ya kamere bakwiye gutandukana nayo n'imbuto z'umwuka zikwiye kubaranga. Ntabwo bari abagalatiya gusa yabibwiraga, natwe biratureba. Umuntu wa kera agaragazwa n'imirimo ya kamere. Iyo tumwiyambuye iyo mirimo ya kamere turayiyambura. Iyo twambaye umuntu mushya agaragazwa n'imbuto z'umwuka, nk'uko Pawulo yabyanditse muri icyo gitabo cy'abagalatiya. Mu nkundire tuhasome. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abagalatiya ibice 5 duhereye ku murongo wa 19 tukageza ku wa 23, mwumva uko havuga. Handitswe ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ibyo nibyo dukwiye kwiyambura. Ariko umva ibyo dukwiye kwambara. Ibyo dukwiye kwiyambura ni umuntu wa kera, niyo mirimo ya kamere. Ibyo dukwiye kwambara rero by'umuntu mushya, duhere ku murongo wa 22. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo, haleluya, nta mategeko abihana. Imana ishimwe. Iriya mirimo ya kamere twahereyeho dusoma hano ku murongo wa 19, hasoza hatubwira yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Niba dushaka kuzaraga ubwami bw'Imana, dukwiye kwiyambura ibidusomye n'ibindi bisa nabyo, na bya bindi Pawulo yandikiye abaefeso. Iby'ibinyoma, ibiriya byaha byose twasomye, kwirema ibice, kugomanwa, imijinya, intonganya. Niba dushaka kuzaraga ubwami bw'Imana, dukwiye kwiyambura iriya mirimo ya kamere, uriya muntu wa kera tukamwiyambura, tugatandukana nawe, tugasaba Imana imbabazi, tukegera Yesu, tukamubwira ngo atubabarire, atwejesha amaraso yamennye ku musaraba i Golgota, kuko Yesu arakejesha amaraso. Namara kutubabarira rero turaba twinjiye muri we, duhinduke icyaremwe gishya. Ibyo bya kera bibe bishize, umuntu wa kera bavuyeho, uheneberezwa no kwifuza, ugaragazwa n'intonganya, ugaragazwa no kubeshya, n'umujinya, n'uburakari, na biriya byose. Tumwiyambure, twinjire muri Kristo, duhinduke icyaremwe gishya. Hanyuma kandi ngo abakora ibyo by'imirimo myiza, abakora ibyo byo kwera imbuto z'umwuka, ngo nta mategeko abahana. Imana ishimwe. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26, haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni, n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose. Nuko Imana yaturemye, iturema dusa nayo, iturema dukiranuka, iturema turi beza, iduha ubutware bwo gutegeka, turi beza, turi bazima, dusa nayo. Ariko nk'uko mubizi, umuntu yaje kwiyanduza, ahinduka mubi, akora imirimo mibi, asuzugura Imana, agwa mu cyaha, yemera gushukwa. Ariko kuko Imana idukunda, ntiyaturetse, yaduhaye Yesu. Yesu rero aje araguhamagara wowe nanjye, kugira ngo tumwizere,
tumubwira tubabarire ibyo byose twaguyemo, abitubabarire, twongere tugire ishusho nziza. Iyo tumwizeye tugarukana wa mucyo mwiza Imana yaturemanye, tugasa niyaturemye. Iyo tumwizeye atwambura wa muntu wa kera, ya mirimo y'umwijima. Iyo twizeye Yesu, Bibiliya igitubwira ngo iyo turi muri we tuba turi ibyaremwe bishya, ibya kera bikaba bishize, tugatangira tugakora imirimo myiza, tukaba icyitegererezo cy'imirimo myiza, ya mirimo yo gukiranuka, za mbuto z'umwuka zikaturanga, maze tukazaraga ubugingo buhoraho, kuko nta mategeko ahana bene ibyo. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye yandi yose twasomye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo abe n'ishusho y'iyamuremye. Kwiyambura umuntu wa kera bituma tugarurirwa ya shusho y'iyaturemye dusa nayo. Abatari bizera Yesu, mwizere Yesu, mwiyambura uyu muntu wa kera uheneberezwa no kwifuza, mwambara umushya ari we Kristo, mwihane ibyaha. Kandi n'uwaba yari yarizeye Yesu akagira intege nkeya, Bibiliya yatubwiye uko dukwiye kubigenza. Birashoboka ko waba hari aho wateye intambwe usubira inyuma, ariko Imana nawe iraguhamagara ngo ugaruke, wiyambure iyo mirimo y'umwijima, wiyambure umuntu wa kera nawe ibyo waguyemo ubyihane. Bibiliya yatubwiye ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose n'ibindi bisa nabyo bibavemo, ahubwo ngo tugirirane neza, tugirirane imbabazi, tubabarirane ibyaha kuko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha, twiyambure ibya kera, twiyambure ibyaha, twiyambure imirimo y'umwijima, twambara imirimo yo gukiranuka, twambara umuntu mushya ari we Kristo Yesu, tumwambara ari mushya, kandi tugaragazwe n'izi mbuto zo gukiranuka, imbuto z'umwuka, kuko abazera bazaragwa ubugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.